gushikiriza ubw'Imana ngo turagomba cy'Imana turagomba udushingira ibyagezwe turagomba nk'umwami wacu turagomba udukize mu muhemu dukize no mu mubiri ubwira Imana atangura gusenga twavuze ngo gendera abaganza n'abashyizwe hejuru uhoraho nyene ingabo muri bo turagomba ibyagezwe byawe muri bo turagomba waje ubwenge bwawe muri bo turagomba uhoraho nyene ingabo inyigisho za kompanyi de Deborah hanyuma kumva ko hateguye ikorane kugira umutwaro uburyo muri harabagize amayerekwa harabarose harabagize nabo baruvuga uyu mugoroba mana amukinanira biza Yesu Kristo turasha kubwakino gihugu bavuze ko icyatenereje nuko ari ikorane cyo kuvuga ubutumwa bwiza kandi gihuza abantu benshi mu madini atandukanye bavuga Imana ibindi bikorane nayo imaze kubyitaba kandi bihuza abantu benshi nk'ikorane nshaka kuba ku kibuga cya Tesi Kamenge icyo nacitabye cyari kigizwe n'abaririmbyi batandukanye bavuye mu gihugu cy'u Rwanda hari n'uwandi yaravuye mu gihugu cya Tanzania cyari igikorane uba mu butumwa bwiza twashyize umutumire w'umunyamerika yari aje kutubwira ijambo ry'Imana kandi cyabaye igikorane cyadufashije cyane mu majambo twagiye twumva bagire mwami wanje refaniro cyangwa imico nyakino gihugu biza Yesu Kristo oya gusa n'abanyamahanga oya kwishanya n'abanyamahanga oya mwami wanje ubwasi yo kubanduza icyo twiteze muri iyi korane nka jewe ubwanjye bivuze ko kuko ikiganiro cyaba gitegurwa kavugwa gishyikirizwa ku radiyo n'ishyirahamwe kompanyi de Deborah twahora twumva iryo jambo iryo zina kompanyi de Deborah hanyuma uyu munsi naho twaje twiteze kubona umuvugabutumwa Deborah twazumva ku radiyo kandi ni umuntu yaduhezagera cyane mu majambo atubwira rero ubu naho tuyiteze cyane ijambo rihembura imitima yatuzaniye mu bikorane bimaze gucamo hari ibikorane twebwe twategura nk'abanyeshuri aho n'ibindi bikorane bigenda bitegurwa mu mpande nyinshi z'Uburundi nk'ibyo tumaze kwitaba dushima cyane dushimira Imana yuko hari inyungu tugenda turonka nko mu gakiza canke amajambo y'Imana agenda afasha imitima yacu ibyo biratuma twebwe biduha kubandanya urugendo kuko abaza batubwira ijambo ry'Imana batandukanye batubwira ubukuru bw'Imana natwe tugashishikara duronka inkomezi zo kubandanya tuvuga ijambo ry'Imana kumva ijambo ry'Imana ridusunikira kwegera mu gakiza cyane kuba ciza intahe nziza y'agakiza tumaze kuba turonka ni uko hari amajambo agenda duhindura agenda twigiza imbere kugira ngo dushishikare guhesha Imana abato bakunda kwitaba bino bikorane canke abo barahevye inzira yo abataba bitaba ibikorane barahomba cyane kuko igihe umaze kuba uja gusenga Imana mu bikorane bitandukanye uraronka inyungu mu gakiza ugatera intambwe mu bikorwa by'Imana uriko urakora kuko hari igihe uba umaze kumva ijambo ry'Imana rivuga runaka ahandi bakarigusigurira neza ukumva utahuye rero abataja mu bikorane
bahari ico bahomba cyane kuko ntibashobora kuronka inyungu ku byo bamaze kumva kuko hari igihumbiza umuvuga ubutumwa umwe akama kubwira amajambo y'Imana ariko ugiye mu bikorane naho birafasha kugira ngo utere intambwe umenye ati igikorwa c'Imana nkwiye kugikurikirana nkwiye kubandanya mu gakizo rero abataramenya Imana abadakurikirana ibikorane bafite ubuhombe bunini kubera ntibashobora gutahura cyane Imana ibagomba nakuvuga biratuma benshi badashobora gushika kumenya neza dutambira Imana gato biratuma iby'iwawe byiyumvira ninabaze ikibazo kumva uvuge ati ego mbega tukanyukure murakoze cyane kubona mwaduhaye mbega tugatambe haleluya umwanya bazanye umuntu wese niwo kumva ijambo ryawe ijambo ryawe ni ijambo ry'ubushobozi ijambo ryawe ni ijambo rihindura ijambo ryawe n'umutima w'ubugingo ijambo ryawe n'umuriro ijambo ryawe n'igitutu ijambo ryawe nyakubahwa n'ubushobozi bwawe ntawe ushobora gutandukanya ijambo ryawe nawe haleluya ni wowe ijambo ry'ukuri ijambo ribohora ijambo rikiza ijambo rivura ijambo rihindura amateka y'umuntu ijambo mwami turaguhamagaye mu izina rya Yesu muri iri jambo tugira twumve mwami Yesu Kristo abari hano bose mana niyagira ugenda uko yaje ariko ribe ijambo rihingura rikiza rivura ribojwe bugufi no kugira ngo ushyirwe hejuru ducishijwe bugufi no kugira ngo izina ryawe ryubahwe ducishijwe bugufi no kugira ngo ibendera ryawe mwami rizamuke mwami ducishijwe bugufi mana y'isi yaremye ijuru n'isi mana y'abarundi mana y'uburundi mana y'abarundi kazi mana y'abaremye shirwe hejuru wewe wageze ahangaha uzamura amaboko yawe icyubahiro cy'Imana kiganze uzamura amaboko yawe Imana y'uburundi Imana y'isi Imana y'u Rwanda Imana ya East Africa Imana tuzamuye amaboko yacu mwami kugira ngo mwami urengere uburundi urengere abarundi tuzamuye amaboko yacu kugira ngo imirimo yawe uruhuru urengere mwami tuzamuye amaboko yacu haleluya oh haleluya bari wowe uganza kandi bari wowe utegeka none niteka amen reka duhe Imana yacu amashyi menshi haleluya haleluya reka twongere duhe Imana yacu icyubahiro kubahageze uko yabiri kose yarakuremye nihabwe icyubahiro amen dushimye Imana cyane ko Imana dushoboje kuba turaha si rimwe ngeze muri iki gihugu cy'u Burundi muri uyu mujyi wa Bujumbura si rimwe si kabiri kandi nta nubwo ndekeye aho kugaruka ariko n'ubwa mbere nje n'umutware haleluya n'ubwa mbere nje n'umutware wanjye reka abasuhuze mu izina rya Yesu ubundi tuganire Imana oh haleluya haleluya ni aho wicaye niba wumva nta kikubangamira watera haleluya y'imbaraga ongera kandi haleluya Yesu nashimwe gira mwene so ngurasa n'ubwiza bw'Imana ongera umubwire ngo Pastor Joseph aragusuhuje mubwire ngo yambi haleluya rero ndumva nezerewe mu mutima wanjye nezerewe kuba ndi kumwe namwe na amahirwe akomeye n'iby'agaciro amazina yanjye nitwa Pastor Nzayituriki Joseph uyu ni umufasha Imana yampaye
Haleluya. Umuririmbyi wari uhagaze hano ni wari urimo kuvuga ngo ihemba neza ntiyambura. Amen. Haleluya. Rero yampembye neza. Ibyo abandi batabonaga njyewe yankoze ku maso mbibona hakiri kare. Reka tuyihereze icyubahiro yo kabyara. Rero ndabizi ko ni umunyamasengesho kandi arumva nyotewe kubavugisha ijambo ry'Imana. Reka muha akanya akomeze njyewe nsubire kwicara. Imana ibahereze umugisha. Urakoze. Haleluya. Imana ishimwe. Ntabwo nyigendana n'idafite ikisa nacyo. Itabyarwa ngendana n'isa nanjye. N'isa nanjye. Amen. Ndashaka uyu munsi uze kwisubiza agaciro. Nibwo uri bukira amagorwa urimo. Wisubiza agaciro isi yakwambuye. Uvuge ngo ndi umwana w'Imana. Wisubiza agaciro ibintu byakwambuye. Wikubite hasi. Usubire ku muremyi wawe. Umubwire ngo uri data. Amen. Haleluya. Haleluya. Reka uyu mwami tumuhe icyubahiro. Amen. Uyu mwami arashoboye. Ezira gisenga yatura. Kandi arira n'amarira yikubise hasi imbere y'inzu y'Imana. Iteraniro rinini ringana nk'iri dufite. Icyo gihe bari basa nkaho ntawe ukibitayeho. Ariko bafite Imana igitegereje ko bacishwa bugufi no kuyereka ko ari yera. Haleluya. Umuntu rimwe umuntu yigeze yambwira ngo ari ngiye kumusaba amata y'umwana. Inzara imereye nabi cyane. Ngiye kumusaba amata y'umwana. Arambwira ngo wowe ngo abantu bose umaze kubagera ahangaha. Kubera amata agura amafaranga 200. Ariko bakubonera ko abantu bose ntacyo kimaze ku isi. Iyo ni ya Mana buri wese yarebaga ubuzima nanyuzemo. Ngewe Deborah uri imbere yawe. Isi yarambabaje nta ruhare nabigizemo. Navutse ndi umwana nk'abandi bana. Nta ruhare nagize rwo kugira ngo mama aci inyuma mubyara we. Mama yaciye inyuma mubyara we ndavuka ariko iminsi yo gukura kwanjye nkajya morwa ibyaha bya mama. Nanyura nyoko yakoze ibi nyoko mama yabikoze nagize mu ruhe ruhare. Ariko iyo utarabasha kumenya ko uriho kubera Imana, uko waba waravutse kose uriho kubera Imana, uzura ibikomere. Ariko uyu munsi ndashaka kubwira ngo uko waba waravutse kose dufite Imana. Uko waba warabayeho kose ntabwo watunguranye, wabayeho. Amen. Haleluya. Ndakura uyu munsi wa mbere ndashaka umuntu yumva Imana ikura hasi igakura mu nsuzuguzwa igihe cyose wamaze kumenya ko ari umuremyi wawe. Ndakura maze gukura ababyeyi banjye ku myaka 13 nibwo bapfuye. Barapfa. Ntangira guhura n'ibikomere by'amakosa mama yakoze, by'amakosa papa yakoze. Ntangira guhura n'ibyo bikomere. Igihe kigeze numva nta kindi nakora uretse gushaka kwigendera. Ubwo nari mbyaye umwana wa mbere, ise na waranyanga. Iyo hari igihe uhura n'ubuzima ugashaka umuntu umwe ugukunda ukamubura. Nawe nyanga ntacyo nakoze ngo nabyibushye. Kandi none se ko yari yagabuye, yari yahashye ashyira muri firigo biruzura nkabirya ndabyibuha.
ndangije nawe aranyanga ajya gukundana n'inshuti yanjye magara. Ntabwo byari byoroshye, numva mbaye nk'umusazi, niyungura ubwenge ndavuga ngo reka njye hanze, ndavuga reka njye mu bihugu byo hanze. Ndahaguruka ndavuga ngo ngiye mu Bufaransa n'umwana. Erega uwo mwana nagendanaga araha imbere yanjye, nagere gutya bamwe bamubone, niwe uri muri amfilima, ari imbere wireba inyuma, dore nguyu hano imbere nguyu. Murabona atari umukobwa mwiza? Haleluya. Yari afite imyaka 2 isa aranyanga, anyanga ku manywa nk'izi saha, aranyanga neza 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 ngo sinzi uko ngana. Ndagenda, urumva nabaye nk'umusazi, njya mu bindi bihugu, ngarukira mu Bufaransa. Urugendo rutari rworoshye, urwo rugendo ndarukora. Ngezeyo basanga mfite impapuro z'impimbano, kandi kuko zari impimbano nakuye muri Uganda. Nari nagiye nitwa umugande uvuka Imbarara, umunyankore nitwa Mbabazi Pamela. Ndahaguruka ndafungwa, nitwa umunyankore sinzi wa Denor Uganda, sinzi ata nogambaki. Bajya bavuga ngo how are you fine, urengeje aho nari kugwaho. Bavuga bati nogambaki ntacyo, uriyo cya ntacyo. Kubera iki? Uri kugenda mu isi itari yawe. Igihe kiragera ndafungwa, ariko imbabazi z'Imana ndafungurwa. Maze gufungurwa n'uyu mwana, ndavuga ngo reka nongere ngerageze njye i Burayi. Ndahaguruka ndavuga ngo reka njye i Burayi. Uwo ni njye wageragezaga. Mfata kana dutega bisi tujya Nairobi, dutega indi tujya Tanzania, dutega indi tujya Dar es Salaam. Byangombwa birashira, dutangira struggle. Twurira ubwato ubw'imizigo tugera Komoro, twurira ubwato tugera Ange Noir, turagenda tujya mu kirwa cyitwa Mayotte. Icyo kirwa nakigezemo mu gitondo n'akana kanjye, saa 9 bari bamfashe. Nari mfashwe, ndongera ndagaruka. Ndafungwa iminsi 3, mfungiwe ahantu ku nkombe nkahariya kuri Tanganyika. Ndafungwa. Nyuma y'iyo minsi 3, uyu mwana urumva w'imyana y'imyaka 2, inzara itangira kumwica. Ndiho ndavuga ngo haracyari ibyiringiro. Inzara iramwica. Ku munsi wa 3 akajya ajya muri wa bazungu, akajya asanga aho barya akakoramo, akajya avuga ngo papa ngiye ndashonje. Agakora ku wundi ngo ndashonje. Muzungu umwe aravuga ati ariko uyu mwana ninde? Nyina ninde? Manika akaboko. Narize mu Gifaransa, ngiye nize mu Gifaransa, ariko kubera struggle nanyuzemo narakibagiwe, nsigarana kimwe kivuga ngo semwa. Avuze icyo ndacyumva ni semwa. Nawe aravuga ngo ende tura. Ubwo urumva avuze iki, ariko umva kubera ikibazo ufite uhita wiruka. Ndiruka n'uyu mwana. Ikirwa kiba kimeze nka gutya, nta mupaka. Unyura hari ukabura inzira ukagaruka, wanyura ukabura inzira ukagaruka, wanyura ukabura inzira ukagaruka, paka uza kubona inzira. Amaherezo narayibonye. Ya mipaka yose nagiye nyuraho nihishe, naje kuyigarukaho neza. Buri mupaka mfungwa. Nageze muri Uganda mfunzwe inshuro 7. Ndafungwa, ndababazwa, ndafungwa, ndatotezwa, ndafungwa. Hari gereza imwe nafunguwe ariko ndyamanye na batayo. Ubuzima bwanjye burababazwa. Uribaza ahantu nkaha ugafungwa n'akana. Bwari ubuzima buruhije cyane. Sinari mfite ibyiringiro ko nshobora kuzongera guhagarara imbere y'abantu. Sinari mfite ibyiringiro ko nzongera kuba muzima. Sinari mfite ibyiringiro ko nzongera gushaka. Isi nari ndimo yahoraga imbwira ngo usigaje ijoro rimwe ugapfa, ahari ejo uzapfa, none hejuru urarara hehe? Wajya kuryama ukavuga ngo hasi ndi buhabyuke. Ariko ndiho ndavugana n'umuntu uraha, dufite Imana yatumenye kera tutaranyura mu magorwa, yatumenye
yatumenye kera abantu bataratwanga, yatumenye kera tutararuha. Iyo niyo Mana nyamana, ni Imana itareba igihagararo. Uwo yamenye kera iramukiza. Haleluya, amen. Ndafungwa ubuzima bunaniye ko urumva kugendana n'umwana, abakwaka irindazi, abakwaka amata, abakwaka byinshi. Kugendana n'umwana byarangoye, birangira ahantu nararaga ku rubaraza rw'umuntu. Uwo muntu yamaga kurara ku rubaraza ariko akararana n'akana mu nzu. Arambwira ati ariko ubuzima si uzabugumamo, jya ujya ku muhanda wenda urabona abagabo. Nagiye ku muhanda njya gutangira gukora ubumaraya kugira ngo mbone amata y'umwana, mbone umugati w'umwana. Ubwenge bwarambwiraga ngo niyo chance yonyine usigaranye, niyo chance. Uyu ugeze hariya uhura n'utotezwa rikomeye, uhura n'umubabaro utarabaho. Ariko hari abantu ushobora no kuba ufite umuntu nawe uriyo umubwire ngo haracyari ibyiringiro. Nahuye n'itotezwa ryo guhura umuntu agufata uko ashaka kuko aba atakikubonamo ubumuntu. Umuntu agusuzugura uko ashaka, agukandagura uko abonye, urahagarara bagakanda nk'abakanda ipera. Ariko Imana yatumenye kera. Ubwo uwo mwuga ndawukora nza no kubonaho amafaranga, nkokomeza noneho ubugome, ntangira ubuzima bwo gushaka kwihimura kunange kubambabaje. Uwo mwuga ndawukora nkajya numva ngomba gusenya ingo z'abadamu gusa, ngomba kujya nkundana n'abagabo bafite abagore kugira ngo ingo zabo zisenyuke, ngomba kwiyeranja umugabo wese ufite umugore nkamusenyera urugo, kuko nanjye ndi mu muhanda kuko basenye urwanjye, nkumva niyo objective mfite. Ariko Imana yari ingambiriyeho kwari uguhagarara imbere yawe nkakubwira ko nta hantu Imana itakura umuntu, nta n'ubuzima na bumwe Imana itagukuramo, nta n'akababaro na kamwe Imana itagukuramo. Haleluya. Iyo uyemereye gusa iragukiza, iyo uyemereye irakuruhura. Imana yo mu ijuru yansanze, neka mvuga ngo niho yansanze mu gihugu cya Sudani, intera inyota y'umwana wa kabiri. Nkumva mfite umwana wa kabiri, ndifuza undi mwana kuko uwa mbere famiye yiwe yari yaramutwaye. Kuvugana nawe byari ikibazo, ugakumbura kuvugana umwana. Famiye yanjye yose ngewe yarapfuye, mama wanjye n'abankurikiye bane bose barapfuye, bose bishwe na sida. Umwana wanjye najyaga mubona nk'undi muryango, kunyima umwana kwari nko kuntera ikindi cyuma. Kwanga kuvugana n'umwana numvaga ari umubabaro ukomeye. Bambuza kuvugana n'umwana, bambuza guhura n'umwana, bambuza imyaka hafi myinshi. Umwana bamushyiraho, bamunyangisha ku buryo ntashoboraga guhura n'umwana. Umutima wanjye uravuga ngo ariko uwashaka umwana, nshaka umwana wa kabiri. Umwana wa kabiri nabonye umuntu ndamubwira nti ngwino ntere inda ndakwishyura. Nakoze amabi yose abaho kugira ngo mbashe kubona umwana. Mbyara umwana wa kabiri nawe ni umukobwa. Uwo mwana niwe Imana yamfatiyeho kuko nararwaye, mara ubuzima bunini ndwaye. Igihe kiragera nshakisha uburyo bwo gutaha, nta yindi choice nari mfite uretse gutaha. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo igihugu cyawe ni icyawe. Igihe cyose hari igihe umuntu arara adasengeye igihugu cye. Imana iha umugisha kompanyi de Debora ihora isengera Uburundi, kuko igihe cyose Imana ntigeze ikora aksida yo kugira ngo uvukire mu gihugu cyawe. Iyo ari cyo wavukiyemo hari umugisha wawe ukirimo, hari umugisha wawe uri mu gihugu. Iyo uraye udasengeye igihugu cyawe hari umugisha wawe uba ugiye.
Imana rero ikingaruramo mfite inda. Nari mfite inda y'amezi 8. Icyo gihe nabanaga n'umuntu ufite sida. Narakoze amakontra y'abantu bafite sida kugira ngo nibura nzashake amafaranga menshi. Nza numva umutima wanjye unyemeza ko mfite sida. Inda yujuje amezi 8 njya kwa muganga nsanga nta sida mfite. Muri uwo muhanda wose sinigeze nkuramo sida. Icyo nahakuye ni ukubura ibintu byose nari mfite. Ibintu byose biragenda, ibintu byose binshiraho, ariko ubugingo bwanjye buguma ari buzima. Uyu munsi ndaza gusengana n'umuntu, sinitaye kubagiye n'ibyagiye, ndaza gusengana n'ubugingo. Dufite Imana ikiza ubugingo, kandi iyo yakijije ubugingo ibintu byose biza bikurikiye ubugingo. Haleluya, amen. Naricaye maze kubyara uwo mwana wa kabiri, nagarutse aho mvuka iwacu, ngaruka abantu bose banyitezemo umuntu w'igitangaza. Ikintu babonye subiye kuba mu buzima busabiriza. Umushuti wanjye yari yarampaye isorori, nkajya ngenda urugo ku rundi nsaba ibiryo ahantu nigiye maternelle, ahantu nigiye secondaire, ahantu nakuriye, ahantu mama yambyariye niho nasabiraga ibiryo. Nasabaga uru rugo ntirume ruriya rukama, ejo rukama urundi ntirume. Igihe cyo gusaba kigeraho numva gitangiye kundambira, nkajya numva uyu munsi niba mbibonye ejo nzabikura hehe. Nkumva umutima urambwira ngo kuramo intoki udahaze kugira ngo uzabone ibyo urya ejo. Ubwo buzima umuntu abunyuramo. Igihe cyarageze njya gusubira gutura mu mazu y'iwacu, ndara ku isima mfite agahinja. Uwo mwana narinzanye, inzara inyicana n'uwo mwana, iratwicana. Umwana agira amezi 8 afite ibiro 3 kubera inzara. Ubuzima bumaze kunkomerana, nibwo nifuje gupfa. Rero nifuje gupfa. Abapangayi nasanze mu nzu z'iwacu harimo n'uriya mugabo tubana, nawe yari umupangayi w'iwacu. Nibwo bifuje ko basi ngwino tubera umukozi wo mu rugo. Amazu 3 yose nemera kuyabera umukozi wo mu rugo. Nabwo kandi mpinduka umukozi udakorera ibiryo, mpinduka umukozi udakorera amafaranga, ukorera ibiryo. Nabafuriraga imyenda, nkabakorera akazi kose, bakampemba ibiryo byo kurya, bakampemba igikoma. Umunsi umwe nk'uyu munsi hari igiterane nk'uko iki gihari. Iki giterane Imana yateranyije, hari umuntu umwe uri buze gukira, hari umuntu umwe uri buve mu nzu arimo, hari umuntu umwe uri buve mu bibazo ahagazemo. Imana nabonye niyo turi bubone uyu munsi. Hari umuntu umwe amateka yari buhinduke, hari umuntu umwe ubuzima bwe buri buhinduke. Oh haleluya. Hari igiterane nk'uko iki gihari. Umushuti wanjye arambwira ati ngwino tujyana ahantu mu giterane. Ndamubwira nti urabona ibibazo mfite, igikenewe ari ukujya mu giterane. Arambwira ngo mbabarira tujyane. Ndamubwira nti banzungurire byeri, banzungurire byeri tugende. Arazingurira kandi ndazigotomera. Mara kuzigotomera ndamubwira nti tugende ngo tujye mu nzu y'Imana. Nibwo bwa mbere nari ngeze mu nzu y'Imana. Ngo tugere mu nzu y'Imana, ntangira kubyina. Haleluya. Imana umuntu wese imukirisha ishaka. Ndatangira ndabyina. Mama
urumva ubuzima bwanjye bwabaga mu kabari nari narakennye ntakibuka kujya mu kabari ntago nabonaga muziki ngo ngere mu nzu y'Imana nsanga bariho barabyina zazina nguri Imana nyamana yo nguri Imana nyama urumva sinari kubyina uko babyina nabyinnye zonze nkajya manuka oho uri Imana nyamana manuka hasi kata hejuru dore ngo ndumva nkajya nkora naha nkagaruka ndavuga ni buri gihe mubyina gutya mutishura arambwira ngo ntago bishyura nta n'amafaranga watanze ati ntayo ntuzongere kunsiga ntago mwishyura ndamubwira ntuzongere kunsiga haleluya sinitaye kuwakuraritse ariko icyatumye ugera ahangaha ni ukugira ngo ukire hari icyo Imana iri bugukize haleluya ndamubwira ni umva n'ejo tuzabyina gutya ku buntu n'ejo tuzagumya tuza tujye tubyinira ubuntu ati mbwirira umuntu muri kumwe ngo bino bintu si ubuntu mubwire ngo hari uwishyuye amaraso haleluya icyo gihe nari ngiye guhura n'uwishyuye amaraso igihe cyanjye cyari cyageze ngo mve mu maraso y'abantu igihe cyanjye cyari cyageze ngo amarira ndiraceceke igihe cyanjye cyari cyageze ngo amateka ahinduke igihe cyanjye cyari cyageze ndumva hari umuntu igihe cye nawe kigeze hari umuntu hano nawe igihe cye kigeze haleluya iyo igihe cyawe cyageze wumva amahoro wumva umunezero Imana ishimwe nahambwira abantu bose ngo Imana yabarokore ejo nzasubirayo nibwo nabwiye abapangayi banjye ndababwira ntimvuyeyo kandi nanezerewe uko niko nakunze Imana y'abarokore niyemeza kuyikurikira umunsi wa kabiri ngiye mu rusengero Imana yarambwiye ngo ni njye wakunyujije mu byo wanyuzemo ni njye kandi ndi so nzakubera Imana uwo munsi nkubita amavi yanjye hasi ndabaza ngo birasaba iki barambwira ngo birasaba gukizwa ubuzima bwanjye kuva uwo munsi mbuha Kristo ndavuga ngo Kristo nguhaye ubuzima bwanjye haleluya ntangira urugendo nk'urwa Ezira rwo gutangira kuririra Imana ndirira Imana kubw'agahinda kari kuzuye umutima wanjye ndarira kubw'ubuzima mvuyemo ndarira kubw'amateka ndarira Imana itangira urugendo nanjye Imana ishimwe haleluya Imana itangirana nanjye urugendo uyu munsi nagira ngo umuntu wese uraha abanze yumve Imana iyije kukubyutsa ijambo ryavuze ngo byuka kuko ari ibyawe hari igihe isi kubwira ngo si ibyawe ntabwo narinzi ko kwambara agatimba ari ibyanjye ntabwo narinzi ko kwambara nkaberwa gutya ari ibyanjye nari umukobwa wambara ubusa sinarinzi ko gukenyera ari ibyanjye ntabwo narinzi ko gutunga amafaranga nakoreye atavuye mu bagabo ari ibyanjye ntabwo narinzi ko kwitwa madamu ari ibyanjye ntabwo narinzi ko kwitwa mama w'abana ari ibyanjye hari igihe isi ikwambura ibintu byose ikakwambura agaciro ariko muri iki giterane Imana iravuga ngo byuka umenye ko ari ibyawe byuka umenye ko ari amahoro ari ayawe ibyo Satani yakunyaze ava aho ngaho ongera umenye ko ni ibyanjye haleluya hari umuntu wumva agiye gusubirana ibye
uyu muri iki giterane ari busubirane ibye ngo abwire Imana ngo ibyanjye biragaruka. Amen. Haleluya. Iyo wabashije kugendana n'Imana ikujyana nk'umwana, kwitwa umwami n'umwamikazi ni ibyawe, kwitwa umugore mwiza ni ibyawe, kubahwa ni ibyawe, kugira agaciro ni ibyawe, gukundwa ni ibyawe. Haleluya. Ese mugira ngo uriya mugabo yankunze mfite ibiro bingahe? Ukungana nuku nguku, ariko kuko byari ibyanjye. Haleluya. Nyamara wibuke ko nagize ibiro 40 ingahe baranyanze ngo nabyibushye, noneho uriya tubana wankundira ko mbyibushye. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Amen. Ariko abantu bari aha nimwamutunga ibiganza mukavuga ngo Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha. Erega abantu bose baramwegereye, baramwegera batangira kumu, kandi n'ibyanjye ibintu bakwatse n'ibyawe. Yego Bibiliya yavuze ngo byuka, byuka kuko n'ibyawe. Nkorera kuri uwo muntu mukangure mubwire ngo byuka. Hari igihe umuntu agira ngo abaryamye ngo nabari ku buriri. Iyo utarasobanukirwa ko ari ibyawe ubusinziri, munyeganyeze umubwire ngo byuka, uyu munsi bigarukane n'ibyawe. N'ibyawe kuba wahagarara ahangaha nawe n'ibyawe, kuba nawe wakundwa n'ibyawe, kuba uzagira ubutunzi bwinshi n'ibyawe. Haleluya. Amina. N'ibyawe, ntabwo ari iby'abariya, oya n'ibyawe. Kanguka, ni wowe Imana yabiremeye. Kanguka, ni wowe Imana yabyemereye. Abadamu muri aha ngaha, abamama muri aha, kuba abakozi b'Imana by'ibyamamare ni ibyanyu. Guhaguruka mukahaguruka mukabwira abantu gukizwa ni ibyanyu. Kubaka amazu akomeye ni ibyanyu. Gushinga amashengero akomeye ni ibyanyu. Haleluya. Amen. Ni ibyawe. Ezira arababwira ngo mubyuke kubera ko ni ibyanyu. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yangiriye neza, igiye kunkorera ubukwe abantu bose baritambika, bose. Abanzi niga primaire baritambika, abanzi nasinze ndara mu muhanda baritambika. Mwabonye ukuntu uriya mugabo ari mwiza cyane? Mwabibonye? Mwabibonye? Ihemba neza. Noneho bajya kuri uriya mugabo bati ubaye iki? Ubaye iki? Ubaye iki? Amateka ye ntuyazi. Ntuyazi amateka ye. Uriya mukobwa nururara, uriya noneho bakanagereka nurusinzi, nurugoryi, nururara, nk'uko ubona izi bafure zitendetse ngo ni igisinzi, ni ikirara, ni icyomanzi, rwarananiranye, isi igihagurutse ibintu ikabitondeka kugira ngo udatambuka. Ariko iyo Imana iserutse ibyigizayo, ibyigizayo ugatambuka. Iyo ari ibyawe Imana ica inzira. Uburemere bwabyo ntago bukanga Imana, ubunini bwabyo ntago bwitambika Imana. Iyo Imana yahagurutse kuguha ibyawe ibiterurana n'imbaraga nyinshi ikigizayo. Haleluya. Baritambika abagabo baritambika baturi uriya se. Mugabo akaza ati bambwiye ngo ntabwo nzagushobora. Ariko sheri uzaba unyikoreye, wowe tugende. Ubuse mwabantu muri aha, umuntu wambaye nkanjye gutya murabona ntashobotse? Abantu bajya bakurebera aho wahombeye
bakagira ngo ntago wakongera gucuruza ngo byemere, bakakurebera mu bana bakunaniye bakagira ngo ntiwagira ubwenge bubarera. Haleluya. Gira gutyo babwira ngo munkure mu isi yashaje, munkure mu isi yashaje. Uyu munsi va mu isi yashaje, vaho byapfiriye, vaho byananiwe, vaho bavuze, vaho hari ibintu bimeze nk'ibi bibafure. Iri joro Imana irabyigizayo, irabyigizayo winjire mu byawe, irabyinjizayo amateka yawe ahinduke. Amena. Haleluya, haleluya. Dufite Imana itareba nk'abantu. Imana yo yararebaga ikandeba uyu munsi mpagaze imbere yawe, ikareba ko hari igihe nzatinyuka kukubwira ko bishoboka. Ntabwo yari kuma umugabo utankwiriye, yagombaga kumuri bati wa musore we kuri mwiza ubaye iki, none se ninjye ukwiye ababi? Kuri mwiza ubaye iki, none data se yamababi? Amen. Sezerane isezerano n'Imana yacu yuko tusenda, yuko tugira ibyo twirukana, tugira ibintu izindi Mana twirukana kugira ngo Imana itugirire neza. Byuka kuko ari ibyawe kandi turi kumwe nawe. Amen. Hari abandi bantu Imana izahagurutsa ku buzima bwawe. Haleluya. Kera sinarinzi ko aho nabereye nanywereye ibiyobyabwenge ariho nzabera umushumba. Sinarinzi ko aho nasuzuguriwe ariho nzatabarirwa. Ariko mu ruhande Imana yari yarahishe ko arirwo nzatabarirwamo. Uyu munsi hari umuntu urushye nkuko narindushye, nizeye Imana yanyijije ko uyu munsi iramugirira neza. Imana yanduhuye nawe ikuramugirira neza. Haleluya. Nizeye ko Imana irakora imirimo. Ubwo nari ndi gusenga nitegura kuza, Imana yarambwiye ngo nze mbwira abazaza imbere yanjye bose yuko izatanga ubuzima, izatanga ubuzima, kandi ubuzima izatanga nta muntu uzabukwambura. Ubuzima Imana izatanga, ibintu byose bizima bizakurikira ubwo buzima. Haleluya. Hari ubuzima bushya Imana igiye kuzana ku buzima bwawe kugira ngo ibintu bizima bigukurikire, abantu bazima bagukurikire. Haleluya. Ubwo nari ndi gusenga ndimo nditegura kuza, Imana yarambwiye ngo uyu munsi irazura. Hari umuntu iri buzure, yaba umwe yaba ari babiri, hari umuntu iri buzure. Imana irazura, amagufwa yawe arazuka, umubiri wawe urazuka, ingingo zawe zirazuka, proje zawe zirazuka, urugo rwawe rurazuka, bizinesi yawe irazuka. Hari ibintu byawe biri buzuke, hari abantu bawe bari buzuke, hari imishinga yawe iri buzuke, kuko Imana yazanywe no kuzura. Haleluya. Hari umuntu wumva ashaka kuzuka ngo agire gutya, abwira Imana ngo Mana unzure, wongere unzure mbe musha, wongere uzure amateka yanjye, uzure inzozi zanjye kuko ari ibyanjye. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Ubwo nari ndi gusenga, Imana yarambwiye ngo abo bantu babwire ngo ndakura abantu bashaje ku buzima bwabo, nzana abandi bantu bashya. Hari abantu bashya Imana iri bukuzanire, hari abantu bakunanije, hari abantu bakugoye, hari abantu bakumennye umutima, ariko Imana igiye kubakuraho, izana abandi bantu bashya kugira ngo nawe winjire mu buzima bushya. Imana irazana abantu bashya kugira ngo amateka yawe abe mashya. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka twongere tuyihe icyubahiro. Haleluya. Data wa twese uri mu ijuru, ubwo nari ndimo gusenga yarambwiye ngo iki gihugu igiye kugiha kwera, igiye guha kino gihugu kwera, igiye kugiha
muri iki gihugu, igiye kwirukana inzara mu banyagihugu, igiye kongera kuzana ubutaka burumbuka. Haleluya. Reka twongere tuyihe icyubahiro Imana. Haleluya. Hari ibyo Imana igiye gukora. Amen. Ibi bintu mugiye kubibona bisohora. Imana yarambwiye ndi gusenga, irambwira ngo izanye ikanguro, izanye ububyutse mu bagore, izanye ububyutse mu bagore. Hari abagore bagiye kwamamaza ubutumwa, hari abagore bagiye kuvuga imirimo n'ibitangaza bya Yesu, hari abagore bagiye guhaguruka bubaka amatorero, bubaka amashengero, kuko igihe cy'ububyutse cyageze hano mu Burundi. Igihe cy'ububyutse kirageze. Haleluya. 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 Tuyongere icyubahiro. Imana yacu tuyongere icyubahiro. Ni Imana ije gukiza. Amen. Haleluya. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Uyu munsi nashatse kukubwira gusa nkubwire ngo iyantabaye iracyitwa Imana. Amen. Hari igihe umuntu ashobora kuguhagarara hano imbere ukavuga ngo uriya ni muntu ki? Ndi umuntu wari usuzuguritse ariko Imana yagiriye neza. Ndutari kwemerwa ariko ubunemewe kubera Imana. Ndutari gushakwa, ndutagiraga imiryango ariko bisi yose yabaye umuryango wanjye. Ndutaru nari umutindi wo kubabarirwa ariko uyu munsi Imana yangabije iby'isi kugira ngo binyemere. Haleluya. Imana ishimwe. Ahantu wicaye zamura ibiganza byawe. Subiramo ngo Data,